gicamunsi cya noheri umunsi ntazibagirwa nibwo nafataga urugendo nateguye ntashidikanya narubonyemo byinshi cyane bitazamba ku mutima ariko icyandutiye byose ni humura Imana yampaye aho nari nagendereye nasanze umwana utagira uko asa musaba yuko twicarana maze yicara ibumoso bwanjye nibwo nangiye kumubaza byinshi kuko numvaga mwikundiye twaraganiriye bishira kera maze ambwira n'akazina ke kubera kwaho twari twazindukiye twembi njye natekerezaga ko ari iwabo nawe atekereza ko ari iwacu maze nsezeye ngira ngo ntaye mbona wa mwana aguye mu kantu maze aramperekeza mbaza neza ansezeranya ko azansura singiye kubeshya kizira batandukanye ntabishaka namusezeyeho mfite agahinda numvaga twakwihamanira nazirikanaga ibyo yambwiye ngo nzajye mukunda nawe ankunde we maze mwibuke imvugo ye nziza inseko yizira imbere ka ariko Imana nibishaka n'ubundi niyo yaduhuje izamanagura amarira yose tuzongere tubonane uwo munsi nzashira agahinda kuko nzabonana n'umukunzi we Esiteri mwana wancavuje Imana ntiyigera byose Esiteri mwana wancavuje ndagukunda abandi baganye ariko burya iminsi iba myinshi wenda rimwe tuzabonana Esiteri mwana wancavuje yenda guturana n'igitego byose Esiteri mwana wancavuje ndagukunda abanzi baganye